ariko mujya mwibuka kenshi iki gihugu aho cyari kigeze mu myaka yacu, mu mateka yacu, mu myaka y'inyuma. Iki gihugu aho cyari kigeze, hanyuma abarwaniye no kugikiza bakakibohora, sinzi niba abantu benshi batekereza niba ko abagize urwo ruhare bitekerezaga cyangwa batekerezaga igihugu. Iyo biba batekerezaga gusa inyungu zabo, ntaho igihugu cyajyaga kugera na busa. Kandi murabizi ko icyo gihe nta n'inyungu zari zihari. Bavuga ko abantu barwanira inyungu, nta mushahara, nta kintu cyari kiriho, ahubwo icyo abantu babaga batekereza ni uko habaga harimo no gutakaza ubuzima. wowe umuntu wabona ko akora ibikorwa yitanze akarinda yatakaza n'ubuzima, ariko gukorera igihugu kuri uru rwego aho tugeze, ubwo bwitange ubugereranyije ntabwo bari bukwiye kuba butunanira. Umuntu agiye abitekereza neza, ntabwo ari imirimo idusaba gutanga ubuzima bwacu. Uzi ngo ugiye ku rugamba ariko nta nubwo uzi kuri butahe amahoro, ushobora gutakaza ubuzima. Ariko aha murabyumva, ibyo dukora buri munsi, ukora ibyo ukora uzi ngo uri butahe mu rugo aho uri hose uri muzima. Ayo mateka rero kuki abantu yibagirwa, yarakwiye kuba tuyobora mu bikorwa byacu bya buri gihe. Iyo uhuye n'ibibazo ku kazi, hari uburyo bwo kubikemura iyo ubishaka. Ukorana n'abandi, hari abuyobora, hari ab'izindi nzego. Ntabwo ikibazo ubundi, nta kibazo gikwiye kuba kitunanira. N'ikitunaniye tuba twumva impamvu, uragicumbikisha, ugashaka amikoro, ugashaka uburyo ukabwubaka kugira ngo noneho usubire inyuma ukemure cya kibazo. Ariko byose bikunda ari uko abantu bumva neza aho inshingano ziva n'aho zigarukira.